Yes, twongeye kubahereza ikaze kuri mwe mwese mukomeza kudukurikira hano kuri UR Update TV. Ngira ngo nkuko mubibona tugarukanye inkuru navuga ko ari nziza cyane cyane ireba abakobwa mwese muri hagati y'imyaka 15 na 25, aho uyu mushinga bita Our Sisters Opportunity ubafitiye amahirwe akomeye cyane yo kwigira ku buntu, nk'uko bamaze kuba basohora itangazo ribisobanura cyangwa se rihamagarira ababyifuza bose kuba babajoininga cyangwa se mwabajoininga mukaba abanyamuryango wabo, mukaba mwakiga muri iri shuri imyuga igiye itandukanye, ubudozi, graphic design n'ibindi bigiye bitandukanye. So rero tudatinze reka duce muri iri tangazo twumve icyo bisaba no kugira ngo ube wajya muri uyu mushinga, cyane yuko mbona ari ubyifuza wese bamufata mukazabasha kuba mwatangirana n'umwaka w'amashuri 2025 na 2026 dore ko ugiye no gutangira. So itangazo rero turiciyemo riravuga ngo ubuyobozi bw'ikigo Our Sisters Opportunity buramenyesha ababyifuza bose ko cyatangiye kwakira abanyeshuri mu ishami ry'ubudozi icyiciro cya gatanu umwaka 2025 na 2026. Bivuze iki rero? Bivuze ko iki ari icyiciro cya gatanu bagiye kwakira, bivuze ko nyine kuva babitangira bakira ababishaka, ubu ni ubwa gatanu bagiye kuba bakakira aba bantu bashaka kwiga ubudozi muri iki kigo. Uwaba yifuza kwiga yakwiyandikisha ku biro by'ikigo mu Gakenke cyangwa akanyura kuri linki iri butangwe hepfo bitarenze ku itariki ya 15 Kanama 2025. Ngira ngo waba byifuza nk'uko babivuze, iki kigo giherereye mu karere ka Gakenke, ubwo niho yabasanga cyangwa se akiyandikisha kuri linki iri munsi, ubwo twe turaza kuyibashyira muri comment murahita muyibona ko bikeneye ahita bikora vuba vuba. Ubwo bizageza ku itariki ya 15 z'ukwa munani 2025. Ibisabwa ni ibiki rero? Bisabwa kuba yararangije amashuri abanza, ngo nuko warasoje P6 icyiciro rusange cya Sinasri cyangwa yisumbuye Sina6, n'undi wese uzi gusoma no kwandika neza. Uwo ari we wese wundi pfa kuri umukobwa uzi gusoma no kwandika, aya mahirwe arakureba. Kuba uri umukobwa cyangwa umugore utuye mu Rwanda cyangwa mu bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika, birumvikana neza nibajonjora, uretse limiti hari ni ku myaka. Kuba uri umukobwa cyangwa umugore waba utuye mu Rwanda cyangwa muri Afurika y'Iburasirazuba, ubwo ni Tanzania, Burundi, Uganda, Congo ndetse na Kenya ndakeka. Kuba adafite akazi, kuba udafite akazi birumvikana ko niwajya kwiga ufite akazi, urumva ni ibintu bidahura no kuba nta kindi kintu ukora kugira ubashe kuba wakurikirana amasomo yawe neza byoroshye. Kuba adafite akazi, afite imyaka hagati ya 15 na 25 nk'uko twabibabwiye haruguru, yiteguye kubahiriza amategeko n'amabwiriza y'ikigo, aturuka mu muryango utishoboye. Ngira ngo ni ibi bisabwa, ngira ngo nta bindi bintu byahatari. Ibi ngibi ubaye byujuje rwose bahita bagufata byihuse cyane. Uwiyandikisha asabwa gutanga fotokopi y'irangamuntu n'icyangombwa cyerekana ko yarangije amashuri yavuzwe haruguru. Byumvikana ni ugutanga fotokopi y'irangamuntu, amashuri warangije yaba P6, Sinasri cyangwa Sina6. Ngira ngo ni ibyo ngibyo bisabwa, nta bindi. Wenda no kuba utishoboye byo bafite ukuntu babirebaho, ariko nta muntu basiga inyuma, buri wese arafatwa. Aho ishuri riherereye no basoje bakubwira ni mu karere ka Gakenke. Amasomo amara umwaka, amezi 6 muba ku ishuri, andi mezi 6 muba aho mutuye. Kwiyandikisha bikorerwa kuri linki igendana n'iri tangazo no ku biro bikuru mu Gakenke mu Gakiriro k'akarere. Ku bindi bisobanuro wahamagara izo nimero. Ngira ngo nk'uko mubyumvishe ni ibintu byoroshye cyane. Twe linki turahita tuyibahereza hano munsi, wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe kandi ukabaza ibibazo cyangwa se inyunganizi aho muri comment. Murakoze cyane kandi amahirwe nabacike. Niba wumva ushaka kwiga wari warabuze amahirwe, wagerageza hano hantu rwose. Mukomeze mugire ibihe byiza.